nubwo bimeze bityo Imana yacu yagira ute yakwi. Mwabonye Imana irenganura abantu nimwakizwa. Yesu umwami nyir'ingabo. Mwabonye Imana irari imfubyi ntimwakizwa. Yo dore urubanza rukomeye we. Tuzakubitana n'umwamikazi w'iburasirazuba. Naho nshaka aho. Nabwe ngo ndasa nk'uhatinda. Kuba mufite ibyo mushaka ku Mana mukaba mwicaye mubifite ni ikibazo cy'uko mutazi Imana. Bundi umuntu uzi Imana ntacyo ayishakaho. Ikibazo gihari si ibyo dushaka ku Mana. Ikibazo dufite ni iby'Imana idushakaho. Iyo iri pre, iyo iri ready, iyo irahari, ibyiza yabishyize imbere yacu. Mu bintu bitugoye cyane biduteje akaga no kuvuga Imana tutazi, tukayirimba tutayizi, tukayisenga tutayizi, tutanayemera. Urahije ukuri kw'Imana mu makuru mfite yizewe ntawe uzakubaza cyangwa uma cy'umugabo cyangwa se cy'umwana cyangwa cy'umugore izakubaza ngo ufite urwandiko rw'ijuru ntarwo katira hari. Yesu ashimwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Igitabo cy'umuhanuzi Yona turasoma igice cya 3 n'umurongo waho wa 10. Yona aturanye na Mika, atuye mu marembo ya Mika. Naho ngaho atuye. Igice ni icya 3 umurongo wa 10. Ijambo ryiza rivuga ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Amen. Nsubiremo. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ngo tuganireho. Ijambo rivuga ngo Imana ijya yigarura. Imana ijya yigarura. Imana ishimwe. Imana ijya yigarura. Imana ijya yigarura. Asifiwe. Imana yacu ijya yigarura. Ndavuga ibintu bike mu bintu bigoye abantu, mu bintu bitugoye cyane biduteje akaga no kuvuga Imana tutazi, tukayirimba tutayizi, tukayisenga tutayizi, tutanayemera. Nuko Imana Yesu mwana tukayiririmba tutayemera, tukajya imbere ya tukayisenga ariko tutayemera. Tukayisoma muri Bibiliya tukayibwira abantu ariko tutayemera. Uraza kumbwa ko ibintu mvuze atari byo ariko turaganira. Iyo wemera umuntu icyambere, ikikwemeza ko wemera umuntu muri icyambere, uramwubaha ukanamwumvira. Yego? Ikindi ubu namwizeye. Ndakwemera kandi mfite ibintu bituma ngirane nkuhemera. Mu gihe maranye nawe iki cyatumye nkwemera, niki cyatumye ngirane nkwemera. Ndabaho urugero.
abahanuzi turi benshi ariko abo wemera ni bake. Kubera iki se abandi utabemera? Warabayunguruye, ubona nubwo babyitwa ariko ibyo bakora si byo. Iyo bahanahanuye umva ibyo bahanuye bitavuyeyo, kabati nubwo ubyiyitirira ariko ndakunda gukeka hakaba hari n'undi wemera kuko yarahanuye birahura. Urabati ngewe waramanuye ndemera, naho wanshushanya ubu none shingiye kuri cyagi narayamanitse. Urumva ko ufite ikintu gitumye ugira ute umwemera. Mpamvu navuze ko Imana abantu bayiririmba bakayisenga batayemera nuko tutayizera. Tuze kumbwira ko waba wizera Imana ku kigero iririmba, ku kigero isomamo isukari yazamuka, guhita ugabanya amaturo kubati naturagabibiriza nturasengiza ibintu byagomeye. Guhita ujya mu mibare kubati tubyumvikane byo guteka igikoma cyinshi mujye mutega igikeya gishira, mugabanye ibintu byo kugira. Icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana buryo yivuga gutayemera. Kabiri, ntibishoboka ko waba wemera Imana ukagera ku rwego ugera ahantu mwavuganye nayo muhurira, ukabanza kwamamara udomoro ukagera ahangaha twenda gusohoza. Ntabwo iyo Mana ubiyemera. Iyo wemera umuntu wica gahunda zawe ariko kubahiza. Tushobora kuba wemera Imana ngo uyiburire umwanya kandi ubona umwanya wo kureba za seri. Iza seri ntiwazibura ariko umwanya wa Bibiliya ni muke, nta mwanya ubifitiye. Tuyemera rero. Iyo wemera umuntu unarwana ishyaka nawe usanze bamuvuga nabi, umve uravuga ati murabeshye nge ndabizi ni mwiza, ukavuga ibyiza byo ukabisobanura bati ko ukarwana ishyaka, ariko iyo ugeze naho bavuga Imana nabi wowe ukora ibituma ubereka ko ibyo bavuga ahubwo ari bikeya, ugakora ibigayisha kurenza ibyo bavuga. Icyo nicyo kintu cya mbere kisha abantu. Kabiri, kandi ahatindaho gake asife Yesu. Shaka twinjira muri vanga Imana ijya yigarura. Ikigira ute? Mwari mubizi ko ijya yigarura? Kabiri, muri kureba nk'abantu badafite ibyifuzo. Muri kureba nk'abantu badafite ibyifuzo. Murabifite? Mufite ibyifuzo? Mwambare mukanya mwaze tukaganira se. Yesu nyine. Nta kibazo cya kamera gihari. Ndimo iki kibazo cya kamera bwe tuganire. Mufite ibyifuzo? Muvugisha ukuri. Mufite ibyifuzo? Hari ibyo mushaka ku Mana? Icyo ni ikimenyetso cy'uko mutayizi. Naho nshaka aho nabwe ngo ndasa nk'uhatinda. Kuba mufite ibyo mushaka ku Mana mukaba mwicaye mubifite ni ikibazo cy'uko mutazi Imana. Bundi umuntu uzi Imana ntacyo ayishakaho. Ujye kuvuga ngo handitse ngo musabe muzahabwa, ngo mukomange muzakingurira. Ukwiye no kumenya ibyo Yesu yari avuze mugomba gusaba. Mva impamvu mbibabwiye munyumve neza. Mpamvu ze ngo nta byifuzo. Ibanga ry'ibyo dushaka bihishwe mu byo dushakwaho. Ibanga twebwe ibyo twita ko dushaka turi gushaka ibyo dufite, kuko ibyo dushaka biri mu cy'Imana dushakaho.
nukora ibyo Imana ishaka egare kwakira ibyo ushaka. Gukora ibyo Imana igushakaho bingana no kwakira ibyo ushaka ku Mana. Ndaguha ingero. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo, yamubwiye ari iwabo mu gihugu cya Uri, ari hano, iramubwira ngo ari kumva, nzakugira umugisha, nzaguha umugisha, nzagukomeza, nzakwagura, nzogeza izina ryawe, ariko iryo ahantu mbishyize biragusaba kuva ukajya. Nuramuka uvuye ukajya uraba ibyo mvuze, niwigumira aho uri ntuba ibyo ngibyo mvuze. None ubu tuvugana, kuba umugisha kwa Aburahamu Imana ibifitemo uruhare? Na Aburahamu ifitemo uruhare, kuko yateretse umugisha ahangaha. Iramubwira ati ahasigaye ufite amaguru, ufite amaboko, ufite n'ubwenge, haguruka ujye mu mugisha wawe, ariko nutajyayo ntabwo izaguterura ngo ikujyaneyo. Ibyo ushaka ku Mana bibitse mu cyo Imana igushakaho. Uko yabwiye Abisirayeli gutekwa kwa 2:28, yarababwiye ngo nimugire umwete wo kunyumvira ibyo mbategeka uyu munsi, iyi migisha yose izagira ute? Nimutanyumvira. None ubwo hagati y'Abisirayeli n'Imana ufite umugisha ninde, ufite umuvumo ninde? Ikibazo gihari si ibyo dushaka ku Mana, ikibazo dufite ni ibyo Imana idushakaho. Iyo iri pre, iyo iri ready, iyo irahari, ibyiza yabishyize imbere yacu. Niko Mikaya yahanuye 6 yaravuze ngo yewe mwana w'umuntu we, umva icyo Uwiteka agushakaho, ni ukugendera mu nzira ze utunganye, uciye bugufi, nta kindi. Kora icyo, ibindi biharira Imana. Urunigira kugira ngo munyumve vuba, ndi hafi gusoza. Asifiwe Yesu. Abakristo bagira intambara zingahe? Izihe n'izihe? Vugamo nk'eshatu. Komana, muri abana beza, muzi ko muri abana beza. Nimunyumve inshuti z'umusaraba, nimuntege amatwi, muzi ko abakristo bagira intambara imwe? Zindi zose sizo, zose ni amatiku twiremeye. Tega amatwi tugendane n'ijambo ry'Imana, si filozofi. Umuririmbyi 108 yaravuze ngo ngende umukristo mu ntambara ndarasana. Ikindi arwana nacyo ni iki? Ndarasana niki? None ibindi byo mu ntambara yavuze ni ibi. Mu ntambara ndarasana niki? Iyindi ntambara uvuga ni iyi ko mwazigize nyinshi, ko ari amatiku twazanye. Umva icya kabiri yaduhumurije, yaravuze ngo kandi nubwo intambara ikomeye ariko mfite umugabo. Elnorai strafo Peter, ariko mfite umugaba ni umwami Yesu. Nituba hamwe nzahora, nimuva uruhande nzahora. None se nimba hamwe na Yesu nzatsinda. Kandi Yesu ntabwo ajya dusiga, ahubwo nitwe ducomoka tukamuta. None ubwo ducomotse tukamuta, emera ko ibyo dushaka tutabihabwa, kuko tuvuye mu butsinzi. Umva ko ijambo ry'Imana rivuga, yaravuze ngo abo nahamagaye narabatoranije, maze kubatoranya ndabatsindishiriza. Niba turi kumwe na Yesu turi abatsinzi b'iteka ryose. None niba turi abatsinzi, umva izindi ntambara mwiremeza idahari, ngo ubukene, ngo abarozi, ngo abantu bamvuze, ngo abantu banyanze, ayo ni amatiku wazanye. Icyo dusabwa ni ikintu kimwe, kubaho Imana ishaka gusa,
umva ikintu Imana yivugiye. Ibyo byose ni nk'amatiku mwazanye ndaje mbibabwire. Yaravuze ngo umukiranutsi wanjye ibyago n'amakuba ni byinshi kuri we. Imana nize nshingano ifite muri icyo gihe, muri bingahe? None se umva ni na kimwe ushinzwe kurwana nacyo? Si amatiku wizaniye. Umeze nk'umwana wabwira mushumba ati mushumba ko muri depo hashize ibiryo, nimwice na mama mutubwire byo dushaka ibiryo. Ayo si amatiku azanye. Hari umwana ushinzwe kumenya ko depo yashize, icye ko ari ukurya ibindi byinjiye mu. Umwana ko ashinzwe kurya, ashinzwe kumenya igihe bahahira. Ni ngombwa se bagura depo yabwiriwe, yaburaye. Ngo abantu banyanze no se birakureba, nojya ngo bagukunda se ko Yesu bamwanze yarazuye abantu, ukaba uturasengera n'umuntu urwaye umutwe ngo ukire, buragukunda bagucike. Nta mugaragu utashebuja. Intambara zabaye nyinshi, ahubwo kuba zitaba nyinshi nicyo kibazo ufite. Reka mbabwire, Daniel yaravuze ngo nubwo ibintu bimeze bityo twebwe abazi Imana bazagira ute? Bazakomera. Nibamara gukomera bakora ibyiki, ntabwo bazabikora kuko ibihe byabaye ibindi. Oya, ibihe nibihinduka abazi Imana yabo ntibashinzwe guhangana n'ibihe. Barabizi ko Imana ariyo nyiri ibihe. Ibyago nibitera ntabwo bazahinduka. Barabizi ko Imana ishinzwe gukiza abantu ibyago. Amakuba naza ntibazakuka imitima. Barabizi ko umukiza ariyo murengezi w'abizera. Aba ari Pedro nestandema la piwadrome Elias. Kibazo ni kimwe, iby'Imana dushakaho ntitubitanga. Nta bindi Imana igusaba. Ibyo ushaka bibitse mu by'Imana igu. Abari byavuze ngo kuva nabo ngo sindabona umukiranutsi agira ate? Asabiriza. Cyangwa yishwe n'iki? Uzi ko gushyirwa hejuru k'umukiranutsi bitagombera inama y'umuryango cyangwa y'itorero. Reka Zaburi 9:2 avuga ngo azashyirwa hejuru. Pointre, nta nama nta negation byaranzuwe. Nukiranuka urazamuka, habe mu kazi urazamuka, habe mu muryango urazamuka, habe mu byo ukora urazamuka. Kiranuka, gukiranuka nukuzamuka. Babishaka batabishaka ntibikureba. Kora icyo Imana igushaka, winjire mu cyo ushaka kuma. Habin twagize ikibazo, abantu bari kwigira gukizwa ku muntu. Nindabwe ngo murashaka gukizwa nka naka. Kuki ushaka kwirefera kuri runaka? Kuki utabwira Imana ikakuremera agakiza kumwimerere, natwe abantu bakaza kukwigiraho gukizwa? Kuki ushaka gukizwa nka Adamu? Kuki ushaka gukizwa nka mushumba runaka? Niko Bibiliya ivuga. Yesu avuze ngo nimunyigireho kuko ndi umugwaneza. Igira kuri Kristo abantu bazakwigireho. Kuki iteka ryose wahora wifuza kwirefera ku bantu, bo bataza kwirefera kuri wowe? Unashaka kurimba nka ntuze, kuki so taririmba neza akazakukwigira? Ikibazo ni iki? Ikibazo murumva imyaka tumaranye n'Imana mu rusengero tukaba tutayumva. Ikibazo ni iki? Ni Imana idakora cyangwa nitwe tudakora ibyo dusabwa? Ngo twabuze imigisha. Imigisha irahari. Nukuri ko amabwiza ukuri. Imigisha irahari. Muranyumvishe neza? Kandi munyumve inshuti n'ukuri kw'Imana mbabwije ukuri uzakuyobya uzayobe, ariko Vincent nzaba nakubwije ukuri. Nta kintu na kimwe kigerwaho udatanze igitambo. Si ibyo ibintu bibiri gusa, ibyago n'amakuba n'urupfu bizizana, ntuzabisengere. Ibyago n'amakuba n'urupfu ntuzabitangira igitambo, bizizana.
ariko ibindi byose bigusaba gutamba iki? Bukari mugiye guhitamo yumviye ngo Yesu yacungoye ngo niwe gitambo kizima, ni munyumve neza, nta gitambo ngusabye. Ariko reka nkubwire, kugira ngo mwicare mu rusengero hano bisaba iki? Kirahari ntacyo? Ntabwo mupeya? Kugira ngo use neza bigusaba iki? Kugira ngo use neza bigusaba iki? Si gitambo? Si gitambo? Kugira ngo ugende wicare bakora imisatsi yawe neza, nta gitambo cy'igihe utanga ukongeraho n'amafaranga? Ni igiki mubona muzajya mutatanze igitambo? Uricara ngo ukeneye ko abantu bakurebera, barakurebera se bigeze bahituma muri Dubai wabuze ubushobozi bwo kubitema no kurebesha? Uzabaho mu buzima burebesha? Muzajya kwa Nuza ndebere wese yabikuye se igitambo yatanze, si amavi yashyize hasi, yaravuze ngo nimumfukame munsabe nzagira nte? Se murenge ngo Yesu yabwiye ngo musabe imitsima n'amandazi? Ntabwo ibyo Yesu yavugaga capati n'ukuri kose, ntabwo ari ibyo ngibyo. Ikibazo gihari ni ugusoma biriya tukayumva nabi. Ntabwo Yesu yaravuze ngo musabe ibi byina hanga, ibyina Yesu yabikemuye kera. None se niba ashobora kugabira abatazi Imana, abayizi nibo yabura gupangira? Ahubwo ngo ibyo yabasabye ni mwacyumvishe. Yaravuze ngo ubuze ubwenge agira ate? Abusabe. Nicyo ngiki Imana ishaka. Nimwibuke ko Imana ikunda inyungu zayo kurenza izacu. Imana ntishaka ko wibanza, banza Imana imbere, nkuko ijambo ry'Imana ryagize ute? Ryatubwiye. Kandi nuyibanza imbere nyumva neza, nusobanukirwa Imana uzajya wibuka yuko inaha atari iwanyu, wibuke yuko iwacu ari hehe? Ari mu ijuru. Ikimenyetso cy'uko utazi Imana ni ukuri ari ry'umutima wawe, ari ryo guhazwa n'isi. Ariko si ko umurimbyi yavuze, yaravuze ngo irari ryo ryanjye ribe ryo guhazwa n'Imana. Ntabwo rero Imana itanga ibihaza irari. Irari ryacu ntabwo ibiva ku Mana ari imyambaro n'amazu n'amamodoka, oya, ibyo ni ibihaza umubiri. Naho ibihaza irari ry'imitima yacu ni imbaraga z'umutima ziza muri twebwe, bigatuma turimba ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Abandi baba bari mu maganya, twaba tugakumbura hehe? Iwacu. Nshuti z'umusaraba, niki cyatumye mwibagirwa iyo muva n'iyo mujya? Kwa maso tuhanze isi cyane nk'abazayigumamo. Mushumba n'inshuti yanjye, ni umuvandimwe, ni umunywanyi, muzamubaza zibabwira nguri kw'Imana. Ariko sindagiwe ngo ningera iwe mpitemo ahantu nicara cyangwa mpitemo ahantu ndyama. Nese ubwo navuga ngo kuko naje dukundana ngo ndarara muri iki cyumba ndi burare, yanyereka icyumba cy'abashyitsi nacyanga nyine ngataha. None se negetswe guhitamo aho ndara kandi atari iwanyu? None se mwebwe ninde wabashutse? Ninde wabayobeje? Kuko Purani cy'Abagalatiya vati mw'Abagalatiya mwapfapfamo, ninde wabayobye? Wabaroze. Mutangiza iby'umwuka mugaruka iby'umubiri. Mwebwe ninde wabaroze? Ko mperuka dukizwa tushaka kuva mu isi tujya mu ijuru, nk'abandi yamukase musubira mu isi. Ngo kugira ngo menye ko Imana inkunda nuko impinzo nitayigwira kwangaga. Ariko isi yarashize koko. Niko yebaroko, nimureke tuganire n'ukuri. Ariko mujya mwibuka ko atari iwacu. Aya muhakunda nk'abazahaguma, bajya ngo mwabaye abayehova. Ugenda uranganya amaso ngo iriya nzu ndende ngo wayima, imodoka itamutse ni nk'iriya, yitenge cyiza ati ni nka kiriya, mbese amaso yawe ari nka hariya. Yesu Nyiringabo. Ariko asebuka kuri umushyitsi mu isi. Niba uri umushyitsi hama hamwe isi guterekeho ishaka. Emera kuri umushyitsi. Niba uri umushyitsi mu rugo rw'abandi, emera kuryamaho bakuryamishije. Niba uri umushyitsi, isi ikakureba ijisho ryiza, ikagupasa igitenge cya 12 cyambare ushima Imana. Byo uriya ngo amana wagese 80,000, uri umushyitsi uzayambara ugezeyo. Iyo matiko uzayazane wageze iwanyu ufite uburenganzira. Nahangaha menya ngo fatira aho ugereje uvuga ati ndagushimira, ubwo mpengetse umusabe ikemera. None uri guhitamo. Ariko nshuti z'urugero mbabwiza ukuri, hoteli ducumbitsemo itume twibagirwa ko tuzataha iwacu.
isi. Mukobwa, umugabo, ni ukuri kw'Imana ku marembo y'ijuru ntawe uzakubaza icyangombwa cy'umugabo. Urahije ukuri kw'Imana. Mu makuru mfite yizewe ntawe uzakubaza icyangombwa cy'umugabo cyangwa se cy'umwana cyangwa cy'umugore, izakubaza ngo ufite urwandiko rw'ijuru, ntarwo katira hari. Mbabwiza ukuri, sinzababazwa. Nimunyumve, mbarahije ukuri kose. Mu mushinga Imana yateguye ntiharimo kuguha. Mubyaraje Imana ishinga kamara imyaka 400 itavugana n'ubwoko bwayo, yicaranye n'Imana n'umwana n'umwuka, bategura inama n'ibizima n'abakuru, ijuru ryose ryicaye mu muhezo. Ntibari bari kwiga kuri gahunda yo kuzaguha. Kuguha ntabwo byareje Imana ishinga. Oya, ni ukuri kw'Imana. Business y'Imana ni kimwe, ni ukukugira. Kuba icyakora abamweme bangahe yabahaye ubushobozi bwo kugira ute, bwo kubaha, bwo kubaha, bwo kuba. Imana ikikene ishaka kuba kuruta gukora, ikeneye kuba kuruta kuguha. Hari abantu bayobye bazi ko gukorera Imana ibikeneye kurenza kuba. No, Imana ntikeneye imirimo yawe kuruta wowe. Njyewe ushobora kumpa amafaranga nkagushimira uri n'igipagani, wanyubakira inzu nkazajya nza kukusura nishimye ariko uri n'igipagani. Ariko Imana siko ishaka. Irashaka ngo reka gukora ariko iha umutima wejejwe. Mbere y'uko ukora urabanza ube. Urugero rworoshye, bahita munyumva vuba, bahitisha muhita musubiza hafi gusoza. Asifiwe Yesu. Haleluya. Waguhitishamo mu bakozi babiri, hari umukozi uzaza gukorera iwawe mu rugo, bombi bazaza iwawe mu rugo, urahita umwe azi gukora kandi imirimo myinshi kandi vuba, ariko agira umwanda mwinshi cyane. Hakaba hari n'undi ukora gake gashoboka ariko agira isuku nyinshi cyane. Hitamwo. Sawa. None ko muzi guhitamwo ibyiza, mubona ko Imana yahitamwo abantu babi. Urumva Imana ikeneye imirimo yawe iturutse mu mutima wanduye, ni wezwe imirimo yireke. Imirimo ntabwo izakubuza kujya mu ijuru, ariko umwanda uzakubuza kujyayo. Nushaka uzicare igitaramo, ijuru nyakuri riri hano. Nushaka uzicare icyangugu, ariko wicaye mu ijuru, kuko uzegera hafi aho bitewe n'imirimo. Njye simfite umwanya wo kwivuga. Ariko ari umuntu uzaba yicaye nk'Inyagatare, abandi bicaye hano. None se nyirumva Imana da none maze bagabura ibintu byo mu isi byo bibigisha. Buryo uzarebe iyo bari mu kirori, umuntu watwerereye miliyoni ye ntabwo ashobora kuza ngo yicare inyuma. Abazwi babaza ahantu bamwicaza. None yamufite ubwo bwenge bwo guha agaciro uwakoze neza mu isi. Mubona Imana izayoberwa uwakoze neza akitanga n'umutima w'urukundo, no kuri kose izamupasa hafi aho. None bava ngo ngiye ngo nzajya nyitambira, ngo nzajya nanga icacumi n'amaturo, ngo nzajya nsura abarwayi. Imbere yo gukora banzube. Ngo turambura Imana amaboko, kuyarambura uri guta umwanya. Banzube, kuko nuyarambura iza amaboko mazima n'amaboko yanduye. Kamabwira akantu keza nsoza. Haleluya. Agaciro kawe ufite kangana n'icyo wahaye agaciro. Agaciro ufite
kangana n'icyo wahaye iki. Nuko bimeze. Turabarokore. Umujura gusuye ubizi ko yiba utabishidikanyaho, ubizi neza, ubizi neza, imvura iri kugwa nyinshi, wamwugamisha. Oya, niba araza wakunda yinjira mu gipangu tujya tuvugisha ukuri. Urakoze cyane. Ubwo yaguma hanze kuko ibyo yahaye agaciro bingana no kuba hanze. Bibiri iravuga ngo umunyabute azasonza, ngo ariko umunyamurava ntabwo azigera yishwa n'iki. Urumva nuha agaciro gukora ntabwo uzasonza. Ariko niwigira abanenganenga, uzumva kabisa icyabanenganenga icyo aricyo. Nujya mu ishuri ukanga kwiga, uzicuza iminsi wicaye mu ishuri ntiwige. Ariko nuha n'umwanya, nufata agaciro ukabati njyewe ngiye guha agaciro gukiranuka no gusenga. Nushaka kuzaba ugenda n'ibirenge, ntega amatwi unyumve. Ikintu uhaye agaciro iyo kiguha agaciro, ariko warasenze ahantu unyuze uhumura amasengesho. Umuntu usuje se umuhumurira amasengesho. Bene uyu muntu ashobora gusonza, arasonza atese kandi ubizi ko nakandagira iwawe ibyitambitse bitambamuka. Yasonza atese kandi ubizi ko naramuka ageze iwawe akarambura ikiganza ku bana, abana basinzira neza bakarota kandi bagatsinda. None se azaza atahira aho wagize. Icyo uhaye agaciro nicyo kiguha iki agaciro. Timuzatugora ko nitubaha agaciro ngo nimutwubaha, murenge ngo tubahe se mwebwe mwe mutiyubashye tububahe. Ariko Imana ijya yigarura. Nari mvuze ngo Imana ijya yigarura. Asifiwe Yesu. Haleluya. Imana ijya igira utera nibyo cyangwa sibyo? Niba ushaka gukomera, ndabakunze nanone mugire gutyo mwuka byaramo. Niba ushaka gukomera ukagira ute, dore ibanga ndariguhaye. Nuha agaciro ibintu Imana iha agaciro, ugatesha agaciro ibintu Imana itesha agaciro, uzakomera. Sinzira munyumvise. Kudaha agaciro Imana iguha umugisha mwinshi kandi mu izina rya Yesu. Mwumwatuye mu izina rya Yesu. Nukuri kose umubeho. Kudaha agaciro ibintu Imana iha agaciro, wanyumvishe, nicyo cyambere, niyo korutiri ikomeye, nirwo rusika rukomeye, nirwo rukuta rukomeye rwo gutuma udasingira iby'Imana itanga by'agaciro. Ariko nushaka kwakira iby'agaciro Imana itanga, uzaha agaciro iby'Imana iha agaciro. Kuko iyo uhaye iby'Imana agaciro, n'ibiganza byakira biva mu gaciro Imana iha abanyagaciro bayo. Asifiwe Yesu. Umva ikintu cyantangaje ngana ku musozo, uvuge ngo amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana irebye imirimo yabo, ireba n'uburyo ki bahindukiye bava mu ngeso zabo, ngo Imana igira utera. Ubwo se yigaruye kuko bakoze iki? Nukureka. Tugende ku magambo twavuzwa nukureka. Ubwo muzi ikintu bakoze? Muzi icyo bakoze? Bo bakoze icyo bashakwaho, batanze icyo bashakwaho, bituma babona icyo bashaka ku Mana.
bashakaga kubaho, iravuga ngo kugira ngo mubeho nuko mureka ibi ngibi. Baravuga ati turabiretse. Si na ngombwa ko Yona yasubiyeyo kubireka gusa. Yesu ivuga ati ndigaruye. Erega si na ngombwa yuko Imana ivuga oya nushyire mu bikorwa iby'Imana igusaba, si ngombwa yuko ivuga izahita ikora. Haleluya! Si ngombwa yuko Yona agaruka, si ngombwa yuko umuhanuzi agaruka. Oya, wowe ubwawe numara kubishyira mu bikorwa, umutima uzakwemeza ko byatunganye, uzahita ubona imirimo y'Imana byikora. Password ni nta yindi, ni ugutanga ibyo ushaka ku Mana, Imana ikaguha ibyo ushaka, ibyo uyishaka. Nta kindi, dore nta kindi, ni icyo ngicyo Imana ishaka. Mfite ubwoba rero bukomeye, inshuti z'umusaraba. Reka ngane ku musozo ngende, ko mwavuze ngo amen. Ndabakunze nimuvuge cyane ngo amen. Kebuka mwene se utamukozeho, mubwire ati ni ukuri Imana ibasha kwigarura burya. Nimubwe burya yakigarura. Oya burya yakigarura, burya yakigarura. Ibyo ubona bihagaze burya yakigarura, ikabitegeka bikicara. Burya yakigarura, urusaku uri kumva mu matwi yarubwira rugaceceka. Burya yakigarura, n'indwara muganga yavuze ko bitazashoboka burya yakigarura. Data agategeka. Yesu yavuze ngo ibidashobokera abantu ku Mana yacu bigize ute? Tell hallelujah. Yakwigarura. Yakwigarura. Yakigarura Imana yacu. Cyangira ubwoba. Bibiri irambwira ngo tuzashinjwa n'abikindi gihe. Ababineneve bazadushinja. Ababineneve bazaza bavuga ati mwumvishijwe riruti rya Yona ntimwakihana. Yemwe baroko, mwumvishijwe riruti rya Yona ntimwakizwa. Twebwe twumvishe irya Yona wambaye inyama n'amaraso. Niba kwari ukuri ntibyaturebaga, ariko kuryumva gusa twamaze 3 tutarya. Amatungo turayakingirana n'impinja turazibwira tupfe apfe, ariko turashaka kumvira Imana. None bazakubaza koko wumvishijwe ry'Imana ubwayo ntiwakizwa? Ntiwakijijwe? Tiyo ubwo muvate twebwe iyo tukiba ariyo twiyumviye ntitwari gusenga 3, twe gusenga nk'10. None baroko namwe koko mwumvishijwe ry'Imana ntimwakizwa? Ngo Abitiro ni Sidoni ngo bazajya i Kaperinawumu bavuge ati nikoye ni twumvishe ibitangaza byabereye Kaperinawumu atarageze iwacu turakizwa. Tubyumvishe gusa, none mwe mwabibonesheje amaso yanyu ntimwakizwa. Mushumba inotero ryanyu ntabwo mujya mubona ibitangaza, mwarabibonye? Aya nawe muvugishe ko mwabonye imirimo y'Imana ntimwakizwa. Niko hano muri itorero mwabonye indwara zikira ntimwakizwa. Oya namwe da, mwabonye Imana yishura amadeni ntimwakizwa. Mwabonye Imana irenganura abantu ntimwakizwa. Yesu umwami nyir'ingabo, mwabonye Imana irari imfubyi ntimwakizwa. Yo dore urubanza rukomeye we. Tuzakubitana n'umwamikazi w'iburasirazuba ababwire ati nge numvishe ibya Salomo gusa iby'ubwenge bwe. Fata ifarashi, shyiraho imizigo n'amaturo, injya kureba iby'ubwenge bwe. Ntimageze gusa, mvayo nemeye Imana ye. Azatubaza ati mwebwe nti mwahuye n'Imana itanga ubwenge buruta ubwa Salomo ntimwakizwa? Kuko se
ntimwakizwa niko mama mama wabonye Imana ikuvana ku iseta ntiwakizwa mbega urubanza ruzahita rwikora mbega urubanza ruzahita rwica urumva uzari icyo uzavugana n'Imana cyakora uzatsinda kuko nta gitangaza urabona niyo mahirwe yawe nta gitangaza urabona turabona ubwenge bw'Imana niyo mahirwe yawe nta nijwi urumva riruta irya Yona nta n'umuhanuzi uravuga ngo wemere amahirwe ntacyo urumva ariko umugisha wari ufite umugisha w'ikiba wasibye aya magambo ukaba utayumvisha none ubwo uyumvisha winjiye mu rubanza uzatsindwa nuko naguhagaze imbere mbese uzashinjwa nuko wabyumvise wabyumviraga iki rero ayiwe nabyo warabyumvishe ntiwakizwa wumvishe ubuhamya bwa mushumba nabwo ntiwakizwa umva ubwadama nabwo ntiwakizwa bagusobanuriye ubutumwa bune nabwo ntiwakizwa umva ibyaba Abaroma b'Efeso Tesalonike nabwo ntiwakizwa usema inda bakuroze baragusengera irazinguka nabwo ntiwakizwa intambara iraba urokokera ahatagaragara ari kubaho nabwo ntiwakizwa ujya muri guma mu rugo nta kazi ntiwarwaza bwake nabwo uyivamo ntiwakizwa muba mu gihe cy'ubushomeri murarya ntibagusora mu nzu ntibagutereza cyamunara nabwo ntiwakizwa ukora ibyaha bingana kuriya Imana ntiyaguta n'ubu nturakizwa yewe n'ibyo ushaka kuhabigwa n'ubundi ntiwakizwa shingiye ukuntu wambaraga ukaba uzi kwambara neza n'ubundi ukaba utarakizwa n'ubundi ntiwagwa n'ibindi ntiwakizwa shingiye ku mihigo wavuze ukabona Imana irabikoze ukaba utarakizwa n'ibyo usaba naho yabigwa n'ubundi ntiwakizwa ariko uzatsindwa nabyo gusa dufite amahirwe nyababwire ni ukuri kw'Imana nubwo yababaye ariko yakwigarura ababyumvishe bayikomera amashyi mu izina rya Yesu haleluya nubwo bimeze bityo Imana yacu yagira ute yakwigarura kadusenge ndashaka gusengana n'umuntu wumva akeneye ko Imana yigarura akavuga ati nge nshingiye ubite ni ukuri ntaho mpagaze nataye igihe kinini nsaba Imana reka mabwire we guta umwanya ujya kubwira ngo nshaka ibi ahubwo tumwanya uri gutanga ibyo Imana igushakaho ubundi gusingira igisubizo cyawe ntabwo bigombera undi mwarimu ntabwo bigombera undi muhanuzi wowe ubwawe uhanurire reba imyaka umaze mu rusengero uzandika ingeso winjiranye mu rusengero uje gukizwa waje ufite ingeso 30 none umaze umwaka uracyafite 30 urumva wari winjira mu rusengero se ntabwo uraza mu rusengero uraza gukizwa ntabwo Imana wese kwa waje mu rusengero
by'ukuri rwose ingeso zose wazanye ngo kandi ngo bakubatije ngo wagiye muri korari ngo wagiye mu masengesho ngo wagiye kanyarira ngo ugiye kizabonwa wasijyanye urazigarukana urumva nturakizwa. Ikikubwira kuri gusatira iby'Imana yavuze ni ukuvuga ati maze umwaka ndwana n'ingeso 30 siganye 20 10 ndazihiritse ntizisige nazo ndwane nazo. Burya nugira 30 ntabwo uzongera kwivuga ngo mana ngo ndashaka ibihoya. Imana ishyira mu bikorwa n'inshingano zayo. Kansenga n'umuntu mbakeneye ko Imana yigarura ajye ejuru. Ibi ninza bivuga ngarutse mu izina rya Yesu.